buri musore wese agomba gushenjagurika umutima byibura inshuro imwe, atari kubw'urukundo ahubwo byibura kugira ngo yongere avuke bushyashya. Buriya gushenjagurika umutima nicyo kintu kibabaje kibaho, buribwe bubaho muri ubu buzima, bushobora gusenya ubwibone bwawe, bugasenya roho yawe, bugasenya urutirigongo rwawe, bukakwangiriza byose kandi bikabera mu gihe kimwe. Ariko ibyo ngibyo byose muri uko kuba bikica ka gahungu uriko, ariko byibura bikagira gute, bikabyara umugabo sasa uvutse nyuma y'aho ngaho. Nta mubyeyi, nta mujyanama, nta muterapiste muri ubu buzima ushobora kukwigisha inama n'imwe umukobwa w'umutima w'umugome cyangwa se umukobwa w'umuhemu ashobora kukwigisha mu minota 5 agushenjaguriye umutima. Buriya abakobwa iyo bo bamaze gushenjagurika umutima nyine baba hati broken, umutima ukangirika. Ariko abagabo n'abasore bo iyo bamaze gushenjagurika umutima baba abantu bakomeye cyane, akaba dangerous cyane. Umukobwa umaze gushenjagurika umutima akira ari uko asimbuje wa wundi wamushenjaguye umutima. Mu gihe umusore cyangwa umugabo wamaze gushenjagurika umutima we ajya ku ruhande agatuza, akubaka discipline, ubundi akiyubaka, icyo bita healing, nta kindi kintu uretse discipline yonyine. Buriya ubwizerwa ntabwo ushobora kubusobanukirwa uretse gusa igihe wakunze umukobwa yarangiza akagukorera ibintu utigeze ubona mu buzima ko umuntu ashobora kugukorera, kandi akabigukorera mu gihe gitoya. Iyo umukobwa ashenjaguye umusore umutima, wa musore bihita bimwereka ishusho y'uburyo agiye kuba, kandi nyuma y'icyo gihe uwo musore ahinduka wa muntu wa mukobwa wamushenjaguye umutima atifuza ko yagakwiye kuba ari we, cyangwa se ngo avumbure ko ari we. Kuko umugabo cyangwa se umusore umaze kwivumbura nyuma yo gushenjagurika umutima ahita aba umuntu wa mukobwa nyine batakiri ku rwego rumwe. Niyo mpamvu iyi si iyobowe n'abagabo bashenjaguritse imitima cyane, barangiza bakavuga bati never again, ntituzongera. Gushenjagurika umutima ku musore cyangwa se umugabo ntabwo ari umuvumo, ahubwo ni initiation cyangwa se cya kintu kigiye kukwinjiza no kukuba umugabo wa nyawe. Iyaba gushenjagurika umutima bitaragusenye ntabwo wari kuba dangerous nk'uko bimeze uku nguku. Iyaba bitarakubabaje ntabwo wari kwibyutsa bushyashya ngo wiyuburure ubundi muntu. Niyo mpamvu natangiye mvuga ko byibura buri musore cyangwa umugabo agomba gushenjagurika umutima rimwe kugira ngo yiyuburure, noneho abe wa mugabo wa nyawe. Niba utarashenjagurika umutima ubwo ibyo turimo kuvuga ntabwo urimo kubyumva.